twiyumvire amakuru y'ibyamamare. nkubwire ko amakuru y'ibyamamare amaze kuyageraho ukimara gufungura iyi video. Njye mugiye kubona rero nkandi mwenyewe Egide ngiye kukugezaho amakuru y'ibyamamare yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Kamubwire ko rero turaza kugaruka ku musore cyangwa se bamwita umugabo umunyarwenya wamenyekanye nka Kibonke. Akaba rero yaratangiye umwaka wa 2024 akira indwara yamaranye imyaka 27 ndetse akaba usoje atashe inzu ye bwite. Nibaza kukubwira rero umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no gushimisha Imana Israel Mbonyi ko ku itariki ya 31 ubwo n'ejo hashize yakoreye igitaramo cy'amateka muri Kenya cyo gusoza umwaka wa 2024. Ndakwibutsa ko rero iyo utarakora subscribe icyo ari cyo gihe cyo kuyikora kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru n'imwe inyura ku byamamare news. Aya ni amakuru y'ibyamamare tugenda tukugezaho. Kora subscribe maze wandike igitekerezo cyawe hanyuma ujye ukomeza kubana natwe. Clapton Kibonke watangiye 2024 akira indwara yari amaranye imyaka 27 asoje atashe inzu ye. Clapton Kibonke ni umwe mu basoje umwaka wa 2024 bafite akanyamuneza, agahamya ko ari umwaka wamubereye mwiza ku rwego rw'uko kubwe uruta indi yose kuko Imana yamwigaragarije akagera kuri byinshi. Avuga ko umwaka wa 2024 Clapton Kibonke yagize ati umwaka ntabona uko nsobanura kuko uruta indi yose y'ubuzima bwanjye, yewe n'uwo navutsemo kuko navutse ndira none ubu ndi kuwusoza nseka. Ibi Clapton Kibonke abishingira ku kuba muri uyu mwaka aribwo yakize indwara y'ibihaha yari amaranye imyaka 27. Uretse gukira uburwayi, Clapton Kibonke yishimira ko ari umwaka yabashije gusuhuzamo umukuru w'igihugu, awufunguramo ubucuruzi bwa resitora aherutse gufungura i Nyamirambo. Ku rundi ruhande muri 2024 Clapton Kibonke yishimira ko yabyayemo umwana w'umuhungu ndetse animukira mu nzu ye. Ni umugabo uhamya ko 2024 yabaye umwaka we kuko yanawuhayemo umugore we imodoka ndetse anawukoramo filime nshya yitwa Icyamamare Gishya. Akomeza ku bikorwa by'umwaka utaha. Clapton Kibonke yavuze ko muri 2025 azibanda ku gukora filime ziri ku rwego mpuzamahanga. Ati uyu mwaka nari nzi ko nzawumara nivuza hanze, kubw'Imana nivurije hano kandi ngira mu gihe gito cyane. Rero sinavuga byinshi kuko nteganya umwaka utaha kuko byose ni Imana. Reka tunyarukire rero kuri Israel Mbonyi wakoreye igitaramo muri Nairobi ejo hashize mu ijoro ryo kuri 31 akora igitaramo cyo gusoza umwaka wa 2024. Israel Mbonyi rero watanze ibyishimo kubitabiriye igitaramo yari yatumiwemo cyo kwinjiza abanyakenya mu mwaka wa 2025. Yatashye atanyuzwe kubera ko ibyuma bamuhaye kuririmbiraho atabyishimiye, ahiga gusubirayo ahakorera ikindi kinini kandi cyiza. Uyu muhanzi ni umwe mu bari batumiwe mu gitaramo Churchill Show crossover cyabereye mu mujyi wa Nairobi, aho yahuriye ku rubyiniro n'abarimo Christine Shusho, Eunice Njeri, Joel Wanga n'abandi benshi. Muri iki gitaramo Israel Mbonyi yasanze batigeze batekereza ko akora umuziki wa live, ibyatumye adakora igitaramo cyiza nk'uko yabyifuzaga. Ubwo yari ku rubyiniro rero
ageze hagati yagize ati Kenya ndabakunda, ndifuza ko umunsi umwe nzaza hano nje kubakorera igitaramo kinini kandi cyiza cyane. Ati ntababeshye iwacu biragoye gukora igitaramo cya playback, niyo mpamvu tuba twazanye ikipe y'abacuranzi beza kugira ngo badufashe kuryoherwa n'umuziki. Ntavuze ko ibyuma ari bibi, nanjye ubwanjye ntabwo ndi kwiyumva. Israel Mbonyi yahise ahamagara Cuciri imbere y'abafana amusaba gutegura igitaramo kinini akazamutumiramo mu rwego rwo kunezeza abakunzi be. Cuciri nawe atagoranye yahise yemera ko muri gahunda bafite harimo gutegura ibindi bitaramo binini kandi bizeye nza kuzongera kumutumira. Nubwo atari yanyuzwe n'ibyuma, Israel Mbonyi ntabwo yigeze yicisha irungu abakunzi be kuko yabaririmbiye indirimbo ze ziganjemo iziri mu Giswahili ziyobowe na Ninasiri ndetse na Nitamani ikunzwe bikomeye i Nairobi. Njyewe rero numvaga nari mwenyewe Egide, hano iyi channel yitwa Ibyamamare News, tukaba tugezaho amakuru y'ibyamamare agezweho ndetse nari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi cyangwa se mu cyumweru cyose, ndetse tukaba no kugezaho amateka y'ibyamamare agiye atandukanye. Rero watwandikira icyamamare wifuza ko twazakunyuriraho, hanyuma tukakubwira amateka yacyo, amazina yacyo, aho cyavutse, ibyo cyakoze, hanyuma nawe ugakomeza kudukurikira tukabana. Murakaza neza rero mu muryango w'Ibyamamare News, ngiye ubagezaho inkuru zose. Ndi mwenyewe Egide.